Yesu ashimwe cyane ndabashuhuje. Ku mazina banyita Mama Dorine. Ikindi kandi nakijijwe mu itorero rya ADEPR, ndashima umwami wanjye Yesu Kristo wankuye mu isayo y'ibyaha akambabarira. Amena. Uyu munsi nkuzaniye ikibazo rero uri bwiyumve, menye ko ari wowe uri mwubazwa, urabazwa ngo ni iki cyagutumye? Ninde wakohereje? Ninde wabohereje yemwe bantu b'Imana kujya mu ihuzamadini n'ihuzamatorero? Iki kintu cy'ihuzamadini n'ihuzamatorero ni umupango, ni gahunda ya Antikristo. Hari abantu babigiyemo batagombaga kubijyamo. Abo bantu batumweho rero ngo mbabwire. Aba bantu bagiye mu by'ihuzamadini n'amatorero ntibigeze bayorwa n'Imana, bigeze ubwigenge bariyobora ubwabo. Imana irambwiye ngo mbabwire ko murimwo murwanya Imana, mwifatanije n'umwanzi, kuko ihuzamadini n'amatorero ni umwanzi w'Imana. Mubyumve bagenzi, kandi mwumvire. Imana yampishuriye ibijyanye n'ihuzamadini n'amatorero hashize imyaka ikabakaba 30. Ubu rero ndashima Imana ko inshoboje kugira icyo mvuga. Haleluya. Dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye cyane kuko unshoboje kuvuga, kubwira ihishurirwa rimaze igihe kitari gitoya umpishuriye. Mwami, nkaba nshoboye kubivuga. Ndakwinginze Mana kugira ngo usange umutima w'abantu bawe waremye. Abahunga bahunge, abakizwa bakizwe, abava mu byo bari baragiyemo batabisobanukiwe babivemo. Mwami Yesu, nanjye ndi umunyantege nke sinshoboye, ari kuri imbaraga zanjye. Ndakwinyiza umwuka we wera abari gusanga umutima wa buri wese umwumwe, umwigisha umusobanurire. Urakoze kubyumvise Yesu, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nshimye Imana inshoboje kuvuga. Imana yangiriye neza impishurira ibijyanye n'iby'amadini n'amatorero. Muri iyo myaka nari nkiri mutoya mu by'agakiza, nari maze igihe gitoya nkijijwe. Nigaga muri segonderi, mu mashuri ya segonderi ariko abanza, mu myaka ibanza no kuvuga ndumva narigaga mu wa 3 ga segonderi. Icyo gihe nari nkikizwa, nta gihe kinini cyari gishize, ariko narakijwe nko muri uyu mwaka, mu mwaka ukurikiyeho nuzura umwuka wera. Amena. Niba utaruzura umwuka wera ndabikwifurije. Niba utaruzura umwuka wera warahombye cyane, kuko uyu muntu yuzuye umwuka wera niho abasha kumva ijwi ry'Imana neza, akavuga ati Imana iravuze. Kandi wumvise Imana ivuze nta muntu wabigukuramo. Ntibishoboka. Yewe simbizi, ngiye numvise ijwi ry'Imana ndavuga nti niyo napfa ntabwo nagamburura ku kintu numvise Imana yambwiye. Rero Imana yaransobanurira bimbwira ku bijyanye n'amadini n'amatorero ukuntu byagenze. Icyo gihe twari dufite umwarimu twigisha religiyo. Noneho uwo mwarimu twigisha religiyo aduha umukoro, twawitaga ngo ni umukoro. Icyo gihe muri iyo myaka ni nka devoir se cyangwa ni assignment, ariko iyo devoir yaraduhaye gukora. Ayo manota yagombaga kwandikwa kuri birote. Ni nkaho ari nk'ikizamini, ahubwo ntabwo ari nka devoir, nkaho ari nk'ikizamini, kuko niyo ya nyuma twagombaga gukora, kandi bakabyandika kuri birote. Umva ko byari bikomeye. None ikibazo yaduhaye kiteye gitya rero. Yaraje aratubwira ati wowe urebe niba uvuge niba wumva ihuzamadini n'amatorero rigomba kubaho, uvuge impamvu rigomba kubaho, ubisobanure n'ukuntu byagenda, noneho n'inyungu zihari. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo urabyemeye ni yego. Nimba uvuga ngo ni yego, urabishyigikiye ko ihuzamatorero ribaho n'amadini, uravuga impamvu ubona bigomba kubaho, uravuga n'inyungu bizaba bifite, ubishyigikire, wandike yego. Noneho rero nawe niba uvuga oya, ukaba udashyigikiye ko ribaho, ukaba wumva nta mpamvu yabyo, ukabona bidashoboka, ukabona nta n'inyungu bifite, uravuga oya, ariko nawe wisobanure. Uvuge impamvu ari oya, uvuge ibibi byabyo, uvuge n'impamvu. Icyo kibazo cyari kimwe gutyo nuko cyari giteye. Twavuga icyo kibazo nyine ngo ni umukoro. Nuko mu gihe ngitekereza, urumva nari maze igihe gitoya nkikijijwe, ariko nge nakijwe muri ADEPR, ariko ntabwo ariyo navukiyemo.
ni ukuvuga rero nari nzi aho mvuye, nari nzi n'aho ngiye, nabonaga ko ari ibintu bitameze kimwe. N'iyo nkibaza ese ihuza amadorero n'amadini bizahura gute, bazabihuza gute? Njye numvise ijwi nararyumvise, ntashidikanyaho ijwi ndaryumva rimbwira ngo nimvuge oya, ko ihuza amadini n'amatorero bitari mu bushake bw'Imana, ko Imana itabishyigikiye, ko abari kubikora Imana itari kumwe nabo, ko atari ibintu biri mu bushake bw'Imana. Okay, ubwo ndabyumva, nandika oya, ndabisobanura, mvuga yuko Imana itabishyigikiye, mvuga ko bitari mu bushake bw'Imana, mvuga ko abantu bafite imyizerere inyuranye. Namwe murabibona amadini menshi arahari afite imyizerere inyuranye. Niyo mpamvu nyine habayeho n'amadini anyuranye, kuko haba harimo ibyo baba batumvikanaho. None bagiye kubishyira hamwe gute se? Bazabihuza gute? Bazashyiraho imyizerere imwe abantu bose baba ariyo bahuriraho? Bizagenda bite? Ntabwo numvaga mu mutwe wanjye mutoya ukuntu bazabishyira hamwe bigahura. Uko byaje kugenda rero, umwarimu yampaye amanota 3/10 kuko navuze oya. Abari bavuze yego bakabishyigikira nibo babonye amanota menshi, ariko ngiye kuko navuze oya yampaye amanota 3/10. Namwe mubyumve, amanota 3/10 ni ugutsindwa, kandi bari bayashyire kuri birote. Ariko ntacyo byantwaye, ko numvise navuze iby'Imana yambwiye kuvuga. Ntacyo byankozeho na gatoya. Numvaga n'ishuri niyo narireka, ntacyo ngewe bimbwiye, icyangwa nuko ndi mu bushake bw'Imana. Bene data, kwa mu kinyenga cy'Umwuka Wera ntako bisa. Ibindi byose umuntu arabyibagirwa, ibarakintu bimubwiye yumva nyine nari nibereye mu kirengenga cy'Umwuka Wera, ngewe by'amasomo kuvuga ngo arantsindisha ntacyo byari bimbwiye. Kandi koko nta nicyo byambwiye, nta nicyo byankozeho. Ndashimira Imana rero. Haleluya. Imana yarabinsobanuriye, irabimbwira yuko bariya babigiyemo, bariya babikoze ntabwo bari bayobowe n'Umwuka w'Imana, kandi hari abantu bagiye muri biriya byihuza amadini n'amatorero. Hari itorero cyangwa se navuga idini ryabigiyemo, bakaba barimo baba mu ngaruka zabyo. Ingaruka zirahari, ingaruka ziraboneka n'amaso y'umubiri, ingaruka twarazibonye, ingaruka ziracyahari, kubera ko bayobowe n'umubiri wabo, bumviye amajwi y'abadayimoni, bajya muri biriya byo guhuza amadini n'amatorero batagombaga kubibamo, batagombaga kubijyamo. Ziriya ngaruka zose niwo muzi, ntibirirwa basakuza, ntibirirwa bavuga hirya no hino ngo oya, niwo muzi. Abantu babigiyemo batagombaga kubijyamo, hari abantu babigiyemo batagombaga kubijyamo, bari mu ngaruka z'ibyo biroshyemo. Gusa Imana ni nyembabazi, kandi Imana irakiranuka, izabirangiza, izongera ibikureho, izabisenya kuko harimo abantu barimo basenga, izabisenya kuko harimo abantu badashaka uyu mwami, izabisenya kubera ko harimo abantu barimo baboroga. Imana izabisenya, izabikuraho. Aba bantu bamaze kugera mu ihuza amadini n'ihuza amatorero, baratangira bitwara nkuko bishakiye, bimera nkandi mahanga, baratangira bakosora Imana. Ntiyabaremye neza uko babishakaga, barayikosora. Ibyaziraga barabizirura, ibyari bisanzwe ari ibyaha ntibikiri ibyaha. Ayi, urambabaje cyane, urambabaje cyane, kuko ingaruka urimo nizo wikururiye, ingaruka murimo nizo mwikururiye. Dufatanye gusoma ijambo ry'Imana, bene data. Dufatanye kureba ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice 5, duhere nko ku murongo wa 1 mukageza kuri 15. Muzahasanga izo nkuru zose zirabisobanura, ariko ni ziriya nkuru zitubwira uburyo Imana yakwiye igisuzuguro ku Bayisirayeli. Abayisirayeli baragiye bambuka Yorodani, babanje bambuka inyanja itukura, batera ivumba abanyegiputa bati turagiye, turabacitse. Baragenda bambuka Yorodani ati turagiye, batera ivumbi. Abanyegiputa barareba barumirwa, n'andi mahanga bagiye banyuramo bari barumiwe. Abayisirayeli bafite Imana ishoboye, Imana y'inyembaraga, kandi ko bimeze koko n'ubu niko bikimeze. Imana yacu ni Imana ishoboye, ivuga bikabaho, igategeka bigategekeka. Ariko Abayisirayeli bazengurutse mu butayu imyaka 40 yose,
bataragera mu gihugu cy'isezerano kubera kugomera Imana. Igisuzuguro cyari kibariho rero kubera ko bakubise ivumba abanyegiputa bati turagiye tugiye Kanani, tugiye mu gihugu cyacu cy'isezerano, Imana yacu turi imbere iradushoreye. Baragenda bazagera i Kanani ryari? Kubazengurutse imyaka 40 yose. Abanyegiputa baravuze ati none se ya Mana yananiwe kubagezayo, dore baracyazerera mu butayu. Icyo ni igisuzuguro gikomeye cyane. Abanyegiputa barabasuzugwe, barababwira bati ya Mana yanyu isiri hehe. Aba bantu rero bagiye mu by'amahuza amatorero n'iby'amahuza amadini. Ikintu cya mbere cy'ingaruka zikomeye cyane byabagizeho ni igisuzuguriro. Igisuzuguriro. Barasuzuguwe, basuzuguwe n'abanyegiputa, basuzuguwe n'abanyamahanga, basuzuguwe n'abari inyuma y'itorero, nabo ubwabo barisuzuguye kandi bakareba ko bakisuzugura. Nimujya mubumva se bamwe nta nubwo bagishaka kuvuga amadini baturukamo. Reka da, ntashaka kumenya aho aturuka, arabihisha ngo narakijijwe gusa. Wakirijwe ryari? Wakirijwe hehe? Ubarizwa muri hedini? Uri inzererezi se? Abantu batagira iyo babarizwa ko babita inzererezi. Ariko muzumva abantu benshi nge nagiye ntega amatwi ntibashaka kuvuga amadini bakomokamo kubera ko igisuzuguro kibariho. Nabo ubwabo bibonaho igisuzuguriro, ntibashaka kumenya ko iryo dini babarizwamo. Abandi barazerereye koko baratorongeye hirya no hino, ariko abandi nabo bumva ngo baracyaba muri ayo madini ntibashaka kubivuga. Igisuzuguriro. Iki ni igisuzuguriro rero batewe no kwivangavanga ihuza amadini n'ihuza amatorero. Iri dini cyangwa se iri torero ryabigiyemo batagombaga kubijyamo. Ingaruka za mbere zikomeye ni igisuzuguriro byabazaniye. Dusome muri Yosuwa ibice 5, dusome umurongo wa 6. Haravuga ngo kuko Abayisirayeli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye mu Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yarabarahiye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yabasezeraniye ba sekuru babo kukibaha, aricyo gihugu cy'amata n'ubuki. Umurongo wa 7. Abana babo yabashubije mu kimbo cyabo, aribo Yosuwa yakebesheje kuko bari batarakebwe. Impamvu nuko batakebewe mu nzira. Umurongo wa 9. Uwiteka abwira Yosuwa ati none nkukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Gilgali na bugingo n'ubu. Amena. Haleluya. Yesu ashimwe. Yosuwa yarakebye bari Abayisirayeli bari batarakebwe. Bari abana batari barakebwe, base bari barapfuye bazize kugomera Imana, bazize kugomeka amajosi. Aba bana babo barabasimbura ariko ntibari barakebwe. Ariko Yosuwa akoze ikintu gikomeye, arabakeba. Amaze kubakeba nukuvuga barihannye bisubiramo. Imana iravuga iti noneho ndanezerewe, mbakuyeho igisuzuguriro. Aba banyamadini rero, iri torero cyangwa se idini nakomeje kuvuga ntiryagiye mu mahuza amatorero n'amahuza amadini, bariyizi bariyumva, bariho igisuzuguro gikomeye. Ikintu bakeneye gukora ni ukongera gukebwa. Niwo muti, nta kindi. Ni ukongera bagakebwa, bagakizwa, bakihana, bakabivamo. Nta wundi muti, nta kindi gisuzuguro, nta kuntu igisuzuguro kizabavaho, nta kundi. Ariko rero hariho ibyiringiro ngo igiti gitemwe kijya kibasha gushibuka iyo kibonye amazi, kandi nyirukuhira ni Yesu Kristo, ni umwami wacu, Imana Data. Haleluya, haleluya. Abari ku mavi ntimugire ubwoba, abasenga Imana ntimutinye, kandi ntimutentebuke rwose, mukomere. Imana yumva gusenga kw'abayinginga. Dusenge. Mana yacu, Mana nziza, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yaduhaye umwana wa Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Ndagushimye Mana ko nshoboje kuvuga icyo washyize ku mutima wanjye. Ndakwinginze gusobanura n'ukwawe, kwigisha n'ukwawe, kandi databuja buri wese umugenderere, umuhe gufata icyemezo,
guhunga, asohoka ave muri Babuloni, guhunga, bave muri ibi bihuza amadini, bihuza amatorero, bahunge, bange gutegekwa n'iyi nyamaswa muntu, bahunge, bange gutegekwa n'iyi nyamaswa muntu, ahubwo bemere ubutegetsi bwawe nibwo bwiza, bemere kuyoborwa nawe, niwe mwungeri mwiza uragira ntuzimize. Haleluya, urakoze kubyumvise Yesu, nanjye ndagushimye, nanjye ndaguhimbaje, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Amen. Hahirwa abagutegereje bihanganye, uri mwiza Mana, uri mwiza, uri mwiza Mana, uri mwiza. Hahirwa abagutegereje